ntagira komanga ko rero nta hose ufite ubwoba no kuvuga ko ntabwo nafite yagisitse kwa kazi handi sinakomanze uretse ko bakatwinye nyine bayitegure ariko gende n'ubundi ndi kubyumvamo ko batari bukaduha ubusana hose twagiye hano bari akazi ubwabwaye nawe buzagukora koma ajye wigirira icyizere ubundi icyizere so wakigize ntabwo bakatwinye cyane cyangwa wigize neza wimejeje neza ku buryo bari bugire Anyway, yego meze mutese meze neza nkuko tureba turabavandimwe aha nahe ubwo aha nahe ibyo ni ibiki nose se tureba ari wawe cyangwa ntabwo ari wawe none urashaka iki twebwe tuje kwaka akazi kameze gata akazi bwoko ki akazi kose akazi garuko kose twebwe buriya twanatetse mu gikoni kwa perezida ariko utarubizi murabarye imyaka mugezemo mwe murabo kurya mukagenda mukananyira ibi gofero kano kagofero yagahawe na mama kera cyangwa n'isogokuru wakaguhaisha abantu bibisambo naho batana no kwambara ingofero ngo nizo mama yaguhaye kano kagofero n'ahantu yajya gasize kano kagofero gatera amasha ubu nicyo kijyana twari twanabyeretse niko kamuha amashaba yo kwiba niko kavuga twabonye ko tugiye kubona akazi ahangaha mwabonyemo ibyo mujya kwiba kandi njyewe uyu munsi namubonye ari buduhe n'akazi ari bukaduha ko utari kubireba njye nabibonye ari bukaduha none se wowe ngo bimeze bite ushaka akazi bwoko ki akazi ko guteka akazi ibintu byo mu rugo nyine byose nyine ubwo sase akazi mfite ahangaha rero oya mwe wagashoboka shaka tuzaka kuzana ibintu byo kwibanga njye nari ngiye gutangira akazi aho turakubura bakavuga byihorere aka naga ariko kakureba mfite undi wabikora none se ubwo ndi kubona mwese twebwe akazi niyo ufite akazi kamwe twe twagakora turi babiri kandi twese twagashobora ngenda bizimana mbere yo kuza hano gira ingano kuri yo kuryikinyi imana ntabwo yatubeshe neza mbere yo kuza gore ko nabwire inzira bazanye ni iyi inzira tuzanye ariko mwakomeza mukagenda imana yabitubwiye ko tubona akazi urugendo rwiza akazi nako rero bose nawe bose akazi turakabuza kaswira nabikubwiye n'ubundi nakubwiye ko akazi tutari wajya nawe wabiteye wajya ahantu wivugisha ngo nakazi tubona undi wumvaga biri bugende biri mwiyorera akajyane sha n'ubundi ukwimye ibishyimbo wakurinze imisozi kajyane ubundi se niwe ugira akazi wenyine akazi kawe se ubundi kari kutumarira iki jyana sha ubwo bufaranga bw'imica n'ikizari kuzaduhemba ubundi ngegera gusa nakubwiye n'ubundi akazi n'ubundi uriya boss ngera mubonye n'umukene nawe watera umuntu mwawe natwe twagombaga kugenda dufite icyizere cyo kubona akazi none wajya uvuga ngo akazi ngo nako turi bubone ngano hose twagiye ubundi kigera ibintu bigahinduka birahinduka ariko nyine nose uriya mubosi n'umuntu ngiye kubona mubonaga n'umukene wenda wabona uyu munsi ari wo wari uwacu none byose urabyishe ntabwo nabyishe ari no kugenda uvuga ngo akazi sinabyishe gute kuba nakubwiye kuba neretse nkakubwira n'ubundi uriya mubosi ngiye kintu nta kintu yari butumarire umuntu wereka ibintu bibise iyo wereka ibyiza utuma tubura akazi wowe kandi twagiye gukaka bwa mbere ubyibuke bari bambwiye ko tutari bukabone kandi twarakabuze nta kibazo reka urukurikiyeho ntagire n'umwe uzavuga ngo akazi ngo twese tutajya tuvuga ngo akazi turakabona aho ikintu ugomba kwibaza aka kanya ugomba kwibaza ngo saa sita turarya iki ko nshimye tubwirije kugera saa sita ubu ngubu saa sita nizigera mu kanya turarya iki akazi ubundi ubu reka nkwereke ingo zose zo muri iyi karitsiye tugiye kuzizenguruka dushaka akazi nitubura mu bosi n'umwe uri buduha akazi ahubwo njyewe nungutse igitekerezo tugende nkwereke tujye he we tugende no tugende ndi kwibaza no kujyana ni hehe si cyo ushaka si ubutunzi tubona ni ubutunzi ariko akazi igihe twari tugenda twarabuze akazi nibwo tugiye ukabona ntabwo ari akazi nyine hari amakuru mfite yuko muri izi nzu turi buterekire itonde ibyo nabyo biraza kuba biza nyuma hari amakuru mfite yuko muri aka gace hari ahantu ngo habaga umupfumu uragenda nyine ugakomanga ariko umupfumu yaragiye ntawe uhari numva ko n'amafaranga bidusaba yo gutanga uragenda nyine baragiye ibyo ntiyabyanyize umupfumu iyo bagiye barimuka byose byarahasigaye hari ibyahasigaye bike uragenda ugakomanga agafunguka ukinjira nyine itonde banze nkubwiye iyo uri umunyamahirwe urinjira nyine ugasohokana ubutunzi hanyuma iyo uri umunyamwaku nyine nawe urabyumva ese nyine wowe niba usohokana ubutunzi ariko ako kagofero kadutera ishapu tugende rwose tugende nta kibazo kunyumvise ra ndabona ari ahangaha turahageze ahubwo we niho wabaga umupfumu we kumanga gusa umanga bigende bite nyine haratafunguka winjiza wambaye ingofero itera amashawa se kumanga reka nyugure reka njye nambaye yanjye ahubwo wowe kubera wari uhaza imbere banza ahubwo akoze nta kibazo reka nkumanga ariko nyine nawe ube hafi
hagira ikibazo nyine nawe uhite winda. bite neza se mbigenze nose abapfumu imbaraga bafite urumva nakora hirya Kono nanjye ibintu ndibuzane. Nta kintu ndibugweho nawe urajya kwishakira ibyawe. kiri bumeho Ese ko nunda kumva ese ni ko wamaye ngo ufite amashaba nyine niba yiguye nta kibazo. Niba yiguye nawe ujyeho. nkukuramo ikintu nawe ninjiramo injira cyangwa tuguhebe nyine Ntebe se nagiye he? neza ujye mu bapfumu Kamiyore. Wowe ndumva ukiri mu mandazi sha. nakumanga turi uri umupfumu hari abapfumu se ugenda ugatindamo ariro kanyegereze de wasanga atanagarutse niko ibintu byapfumu wanzanyemo rero ntabwo ndi bwinjiremo rwose nibona bigenze gutya Mbese ugiye kumbwira ko bino bintu byose ari byo baguhaye Sirebye nakubwiraga. iki mbese nyangufero y'amahirwe iri hego nawe nyambaye nyinjirimo Irimo hariya nyine. ese barayisigaranye Nanjye ibintu byose bampaye. Ahubwo nutajyamo ngo nawe wirwaneho birakureba. Ariko reba iki gikapu. Uri kukibona? mbese Uyu mufuka reba uyu mufuka. Ubu harimo amafaranga gusa. Iki gikapu cyo kirimo ibintu by'ibizahabu by'amabuye y'agaciro. Noneho dore ni pura ya saa sita na nimugoroba. ahubwo ihute nanjye reka ninjiremo njye noneho ndakuramo imodoka ibyo ngibyo uri kuzana se nibi Ngutegereze se? njye ndakuramo imodoka Ngutegereze. igendere Sawa. wema imodoka se ko ntabwo utwara se Nta kibazo reka nigendere. Nta Ndabona kibazo. umva ibyawe. nta kibazo God have mercy upon us.